Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'Umuco Wacu TV. Turi ku itariki mu ijoro ryo ku itariki ya 30 rishyira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Tukaba tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Sentama, muri amahoro? Turaho neza Mushakamba, turakomeye, twiriwe neza, ndizera ko namwe muri aho. Yego, natwe turaho. Uyu munsi hiriwe amakuru agiye atandukanye, niyo twahurije hamwe tugiye kugeza ku badukurikiye bari hirya no hino. Ayo tugiye kugaruka hose ari bugaruke ku zengingo bwana Sentama. Ingingo tugarukaho turerekeza Rubero. Rubero turarebaho abazalendo bashinja FARDC guhunga urugamba, kwiba no kumena amazu y'abaturage ndetse no kugambanira abazalendo. Birasa nkaho ishobora no kuzatikurana aba bantu. Ibijya bibaho se? Rubizi bigiye kwimukira Rubero. Ubundi twe tubimenyereye hano hafi na Goma, za Sake n'ahandi. Indi ngingo rero, Isake M23 ya haribatiye abazalendo na FARDC. Yaba ari basebyo bikomeye cyane. Yaba ari basese imikino. Wabyumva bivugwa bityo akagira ngo ni ibintu byo gukirishwa. Yego. Ikindi, Kiliziya Gatolika yongeye kwihaniza FARDC. Ingingo ya 3. Ingingo ya 4, FARDC iri kuburanisha abasirikare bayo bahunze urugamba, bahunze amasasu ya ARCM 23. Reka rero tudatinze twinjire kuri iriya nkuru y'Irubero, aho abazalendo barimo bashinja FARDC guhunga urugamba, kwiba abaturage, kumena amazu yabo ndetse no kugambanira abazalendo. Bwana Sentama, ni video nge nabashije kureba, ndayikurikiranye nongera nayisubizamo, narebye nk'inshuro 3. Kira mu nyurabwenge ibyo bari kuvuga. Nashimishijwe nuko nibyo twagiye tuvuga kenshi, ariko bikarangira FARDC ibafasha ikabigereka kuri AFC M23, ariko kuba bo ubwabo bari kubishinjanya nicyo cyiza gishimishije. Ikindi ko twavuze FARDC niko nabo bari kuyigaragaza. Bifite icyo bisobanuye gikomeye cyane kuri uru rugamba, kuko ikibi cyose kisigaye muri tracte za FARDC n'abayifasha na leta ya Kinshasa, gisigaye kiba kitirirwa M23. Rero kuba ubwabo bo noneho bari kuvuga bati umwanzi wacu ararengana, ni ibintu bitangaje. Yego, niko bimeze. Ibi ngibi rero byumvikana muri video. Yego. Y'abazalendo kugira ngo twayumva. Yego, ni video iri mu rurimi rw'Igiswahili uri bukina, ariko tugiye bijyanirana no kuyisemura kugira ngo abadukurikiye nabo batumve Igiswahili basobanukirwe. Yego, ni ukuri niko bimeze Mushakamba. Reka nifungure noneho tuyinjiremo tuyumve. Twumve abazalendo baratabaza, ntabwo borohewe. Ura n'umuriro buriya batse. Umuriro watse, iyo watse ntibatandukana no kuvuga ko nta bikoresho bahawe. Ariko haba harimo n'ukuri. Hari igihe hazanwa nka depo yo guha abazalendo y'imbunda, bikarangira ibyinshi biriwe. Ibyinshi banavuga usanga ari byo. Usanga ari byo kuko turabyumva. Reka tubyumva ahubwo. Yego. Ati murakoze cyane. Population, gouvernement, ati baturage, leta, guverinoma, services zote za republique. Ati n'inzego zose z'igihugu. Tunasema merci beaucoup kwa kazi yenyewe tuko nafanya. Turashimira akazi turimo gukora. Kazi yenyewe tunasaidia pia. Ni n'akazi karimo gufasha igihugu. Tuna message yenyewe tunapenda
kusinyale population yote amana gouvernement yetu. ati hari ubutumwa dushaka gutambutsa tubuhe abaturage bacu ndetse na leta na guverinema. Tuko na maprobleme za kabambi zenye ziko kutere. Nuwetake wazalendo, tuko mambukumaka mingi za wazalendo. ati dufite ibibazo bikomeye cyane twebwe duhura nabyo aravuga kuri tere ubwo ni ku rubuga bakoreraho ikibuga bakoreraho ku rugamba. ati hariho imitwe myinshi y'abawazalendo. Alors zile mamuvuma mingi za wazalendo tuushakosa kama bangine wazalendo bako masi za watu. ati muri iyo mitwe myinshi itandukanye y'abawazalendo twayobewe abandi imitwe imwe n'imwe aho yiba tuzi ibyibamo. Uwanda kutana kulinde program unapatikana grupe zimoya. ati urajya kubona ukabona ku murongo w'urugamba hari imitwe imwe n'imwe y'abawazalendo arizo zikora akazi. Katiba mingi bako nasema ni wazalendo na realite wazalendo habiko kulinda. ati abenshi bivuga ko ari abawazalendo ariko se bazalendo batari ku mirongo y'urugamba. Alors benye bako nashika mu wazalendo benye bako ati noneho muri abo bita bazalendo bamwe bari Butembo abandi bari za Beniyo abandi bari n'ahandi hose tukaberwa ibyo barimo bakora iyo ngiyo. ati baba bazenguruka hose mu baturage bahoza udufaranga mu baturage babateranyiriza udufaranga nibo bagakomeza kwita abazalendo bagenda basabiriza amafaranga mu baturage. Wazalendo wote wenyewe wako na wanaweka kama ni wazalendo bashikaze bashikie kulinde front tuone kama kazi itaendelea namna gani. ati abazalendo biyumva ko ari abazalendo koko nibihangane baze ku mirongo y'urugamba turebe uko akazi kagenda. Merci beaucoup. Murakoze. Neno ya pili. ati icya kabiri mwa hii vita yetu yenye tuko nani tuko na constate tuko na constat mbili. ati muri uru rugamba turimo twebwe hari ibintu tumaze kubona bigera kuri bibiri. Adui hana nguvu. ati umwanzi wacu nta mbaraga agira. ariko se koko nibyo ibyo none bavuge ngo iki? Piga kama kawaida. ati turamukubita nk'uko bisanzwe. Lakini mwe yenyewe tunatushangaza na shiba wazalendo tunashangara sana. Ni wakati yenyewe uko na kustate masoda ya gouvernement ba FARDC wako natoka kulia defro wanafika maeneo zenye adui hayafika wanapiga masasi wanapiga vitu. ati ikintu kirimo kidutangaza turimo kubona abasirikare bacu FARDC ati baragira gutya bagahunga ku mirongo y'urugamba bakagenda bagera ahantu hatari imirwano bakarasa amasasu noneho bagatangira gusahura abaturage. Bomola manyumba nyingine ati bakamena n'amazu da. Wanaenda wanakuwa wakimbizi. ati abantu bari bahatuye bagahinduka impunzi. Automatically na adui na haya fika. ati kandi nyamara ibyo biba umwanzi ataranangira. wabyumvise? Ndio tulikuwa napenda tuambie population na gouvernement benye ni baofisiye ba gouvernement. ati niyo mpamvu rero dushaka kubwira abaturage tukabwira na guverinoma Kinshasa, Goma, Kinshasa, Igoma, guverinoma yetu leta yacu, guverinoma yacu tusaidie sana idufashe.
yande bale basoda begira ngo nafamba kiasi yabwira abasirikare barimo basahura bashikaze sana leta guverinoma ibabwira abo basirikare bihangane batubwire bale basoda baje kubona bomola babuze rwose kumena amazu y'abantu bale basoda baje kubona ubu abantu ati abo basirikare bareke no kwica n'abantu banaweza piga baende lipiga kuadui ati amasasu bakubita barasa bica abantu aho ngaho abo bambura baze bajye barirasa umwanzi bana kulipiga huko kukirasi ati bareke kurasa abaturage ahubwo barase umwanzi amabora kisombio basigana wote bashaka kimbia ati baravuga ngo bavuga kitsumbiro abasivile bose baributse barahunze ati ese mu by'ukuri umwanzi yigeze agera kitsumbiro ati reka da ati ni abasoda bacu abasirikare bacu ati ni abasoda bacu abasirikare bacu baturinda nibo barimo bakubita amasasu kitsumbiro bakica abantu FRDC niyo ibikora kandi umwanzi aba atarahagera mushakamba ahantu urahumva ndahumvishe neza wumve neza hari icyo nza kuhakubazaho atese mu by'ukuri muri iyi ntara dufite abanzi bangahe ati dufite umwanzi n'umwe ngo ni M23 niko avuga lakini shule nini M23 ingali mbali na unaenda na watu wetu wanakuwa wakimbizi shia masasi ya guvernema eze kubona aho M23 itaragera ikiri kure ati ukabona ahantu itaragera abaturage barimo barahunga ati kubera amasasu y'ingabo za leta aribaza impamvu Wala kitu natuchukiza sana sie kama bazalendo. Ati icyo kintu kituma gitera urwangiro gituma batwanga twebwe abazalendo. Deuxième élément. Ati cya kabiri. RDC iko nachukia bazalendo. Tunakosa ati FRDC yanga abazalendo. Ini. Ati twarayobewe ngo biterwa n'iki. Bazalendo babo nafanya kazi moja na FARDC. Bazalendo bafatanya na FRDC dukora akazi kamwe. Apigana na FARDC napigana. Turarwana na FRDC karwana kandi bo turwanya n'umwe. Kwa leo FARDC kunaanza minimiza bazalendo nasema ati ubu rero FRDC yatangiye gusuzugura guha agaciro gake abazalendo. Bazalendo hariko nafanya kazi. Ukagira ngo abazalendo ntibakora akazi. Eske realite ni mu gutere. Eske bazalendo hariko nafanya kazi? Ukuri ku mirongo y'urugamba se abazalendo ntabwo bakora akazi. Ingingo ya kabiri. Atese igituma basuzugura abazalendo niki? Atese nuko batagiye ahantu bitoreza ntabwo bigeze bajya aho bakorera formation kwitoza. Usanga kwa formation. Nisho hariko matricule hariko napata pale. Ateze nuko badafite nomero matricule ubwo ni ami number. Nimero zimuranga. Nuko badafite ami number badahenda. Niyo mpamvu babasuzugura. Bazalendo wanakuwa uchafu, wanakosa mangonjo, wanakosa nini? Ndio maana wanazao bazalendo. Ateze nuko abazalendo baba basa nabi banduye bafite umwanda. Nta nkweto za gisirikare bafite, nta myenda ntaki. Tunapenda tuendelee baofisier general. Kuri ubwo rero turashaka ngo twiyambaze dusabe aba ofisier bacu ba general. Chef de l'État, ministre
umuyobozi w'igihugu, umukuru w'igihugu, perezida na minisitiri w'ingabo. muone jinsi ya kutetea shida. Ati mushaka ukuntu mukemura iki kibazo. Uzalendo baje kumudharau. Umuzarendo bareke kumusuzugura. Kitoko napigana risasi hapokeaje hana sasa. Ati aritanga akarwana karasana ntabwo ahembwa. Uzalendo ngo ngo uchafu hana dotation ikwenye. Ati umuzarendo niwe muntu usa nabi, nta mpano agira, nta mpano y'ibikoresho agira. Ikwenye ambayo hana dotation. Ati nta habe n'imyenda ntayo. Unashitolea. Ataritanga. Hakwenda kusanda ile information iko nafanya kazi moya. Ati umuzarendo ntiyigeze ajya gutozwa ariko arimo arakora akazi kamwe n'umusirikare wa FARDC. Na mwenyewe ndio kusanda ile information. Alors wale wenyewe wanazao watusaidie sana. Sasa tuone kama tutafanya namuna. Ati rero abo basuzugura umuzarendo badufashe cyane turebe uburyo twarengera igihugu. Ingine kwa iko hapa. Ati indi ngingo iri aha ngaha. Tukora konstate FARDC iko napokea. Turimo turabona FARDC ihembwa. FARDC iko na dotation. Birahabwa impano y'ibikoresho. FARDC iko na armema yingine eneo. Ati FARDC irahabwa imbunda, amasasu, biki ibirwanisho byuzuye. Tunashuhudia origiste. Eske adui iko na nguvu kutusha. Ati ndibaza ase mu by'ukuri umwanzi afite imbaraga kuturusha. Sinashie. Mtu mmoja iko na armema, minisio. Arme luru zote ziko. Ati umuntu ufite ibirwanisho, imbunda, amasasu, biki byose, ibikoresho byose n'imbunda ziremereye byose birahari. So nini iko na progresse. Atese ni kubera iki noneho umwanzi akomeza kugenda afata uduce. Sie etanye bazalendo tunatupa neno ya mwisho. Ati twebwe abazarendo iri ni ijambo rya nyuma. Ile ni ijambo rya nyuma mutubabarire. Nabo wazarendo mushakamba ibibazo byabo ngira ngo barabigaragaje. Tugarase nama birangiye ndi guseka kubera ko atangiye avuga ngo aduyi nta ngufu afite, kandi ati ariko birangiye avuga ngo ko dufite ibikoresho kandi twari kutwambura ibice, agenda afata uduce. none zo baka ibice nta ngufu afite gute? Barabimugabira. Byashoboka, kandi nawe atangiye avuga ati umwanzi turi kumukubita nk'ibisanzwe. Ariko se niba amukubita nk'ibisanzwe amwambura ibice gute ari gukubitwa? Umuntu uri gukubita yagukuraho wararaga n'aho wabaga. Iyi video cyangwa se iri tangazo ni byatangajwe n'izi wazarendo zo muri Rubero. Yego. Ngewe ndumvamo ibintu bitatu by'ingenzi. Yego. Icya mbere ni ukwivuga neza nk'ibisanzwe, ariko n'ubundi bikarangira bivuguruje batangaje ko umwanzi M23 ariko iri kubatsinda. Icya kabiri baravuga ibyo twavuze kenshi ngo FARDC nta gisirikare kirimo, kiriba, gifite ibyacyo ni ukwiba, nta ari igisirikare cyo kurwanira igihugu, nticyahagarara imbere ya M23, nta mbaraga gifite nubwo gifite ibikoresho nibyo, ariko ubwo butumwa bukajyanirana na za nyungu zihishe ziba muri iyi ntambara twebwe tutazi n'abandi batayirimo batazi. Impamvu batsindwa buri gihe ariko bagakomeza barwana, nawe babyivugiye uti mu gihe wenda bari kurwanira aha bajya aho batari kurwanira bakarasa, abaturage bakirukanka bakabomora amazu bagasahura bakagenda. Yego. Ibyo bibye nibo babijyana, ni inyungu yihishe bakura muri iyo ntambara. Yego. Kuko ni umwanya mwiza kuri bo gusahura abaturage ba Kongo, ari nabyo M23 irwanira. Yego. Icya gatatu rero navugamo nuko wazarendo nazo zirishinja ko zitafite formation,
zirishinja kutagira ibyo zihabwa. Ibi byakazibereye isomo zikabona ko iriya ntambara zirimo ari intambara y'ikinyoma bashowemo na FARDC ngo barwanye M23, ahubwo mu by'ukuri bagakwiye gufatanya na M23 kugira ngo ibice barimo bibohorwa hakiri kare. Ngira ngo wabyiyumviye, ari gutaka, ari kuboroga, ari gusakuza, gavuga ko batubahwa, basuzugurwa, kurya ni ikibazo, nk'uko kwambara ni ikindi, byose ni ibibazo kuri bo. Ariko uwo muntu ushonje yahawe imbunda, udafite icyo kwambara no kugira gute yahawe imbunda, kandi nyuma ye hari undi muwazarendo witwa Mukuru uri kujya mu bice bitarimo M23 akavuga ati mutange imfashanyo za wazarendo, akishyirira ku mufuka cyangwa akiyubakira amazu cyane. Ngibyo by'intambara ya Kongo, ngibyo byo tuvuga ngo turi guharabika cyangwa turi gusebya FARDC, abandi ngo ni propagande, turi ku ruhande rwa M23. Ese uyu nawe yahawe amafaranga na M23 cyangwa nitwe twayamuhaye? Yego. Iyo nibyo umuntu yakwibaza. Ni wazarendo, aba ntitubazi, video twayibonye nk'uko n'undi yayibonye, ariko video nubwo wenda bo badashaka kuyigaragaza mu bundi buryo kuko ibasebya, ariko twebwe kuba twayibonye tugomba kuyigaragaza tukayishyira hanze. Yego. Nakubwiye ngo uhumve neza ndaza kukubaza. Yego, Bicumbiro ndahibuka. Hari ahantu yarageze nakubwiraga kuriya, byari akantu nigeze kukubwira tuzajye dufata ibintu byabaye tubihuze n'ibindi twigeze guhura nabyo, yego, tugire icyo tuvanamo. Hari umudamu twigeze nawe gukoresha video ye avuga ukuntu bahunze bagenze cyane. Yego. Ariko nubwo twagenze ntabwo nawe yari muri biriya bice bya Sumbiro. Nubwo twagenze twahunze, ariko ntabwo uwo duhunga ntabwo twamubonye. Ati twe abasoda bacu bageze iwacu muri quartier barasa hejuru, tuvumbukamo twiruka, umuntu atwara ibyamushye ariruka. Tuza dutya, ariko ababarwanya ntabwo twabonye. Iriya jambo ry'uriya mukecuru hari ahantu rijya guhura neza neza n'iry'uyu muzarendo. Ni nabyo birahura rwose. Ibi bintu bivuze iki? Bivuze ko bimwe navuze ngo iyi ntambara hari izindi nyungu bayikuramo. Yego. Cyane abo ku ruhande rwa FARDC. Yego. Ariko nanone niyo hatari izindi nyungu, FARDC ni imwe. Yego. FARDC ni amabandi nk'uko Uwingoma akunda kubivuga, bariba, bafata abagore ku ngufu, birirwa banywa amatabi, nta kindi. Rero bagomba kubikora kugira ngo bibe bagumane ya sura ya FARDC. Yego. Icyo gihe nabonyemo rero, nabonyemo ko ibyo uriya mukecuru avugaga ari ukuri. Ni nabyo twagiye dutangaza. Noneho mu by'umuzarendo bimwe na bimwe harimo bimwe by'ukuri. Agomba gushyiramo ukuri, agashyiramo n'ibyo kwivuga neza, rega bura ntawe wivuga amaba meza hari. Bimwe na bimwe ni ukuri, kabiri yavuga ati FARDC barimo barasahura, baradusuzugura, ibyo bintu biriho kuko. Ni nayo mpamvu ubona ngira ngo nongere nkwibutsa akandi kantu. Hari umuntu ujya gusetsa, yari n'umukuru mu bazarendo cyane, ubwanwa bwinshi. Uramwibuka hariya za Mugunga? Yego. Ahagana ahari inkambi za Rushangara, niyo Rushangara. Abwira nabi umusirikare banza ari uwa leta cyangwa ni umurundi bityo. Uramwibuka? Ndamwibuka. Urabona ko nawe amubwiraga ati jye nta matrikire ngira, leta ntabwo inzi. Leta ntabwo inzi, ariko wowe urahembwa. Ugasanga ibyo bagenda bihuza rero birahuye, bivugitse kimwe n'ibyo uyu nguyu yavugaga. Nibyo umuntu ahita yibaza ikintu FDL izi wazarendo zirwanira.
banapfira ahubwo kuko ntibarwana gusa banapfira ariko bakanga buri gihe bakirwa bigize intwari z'igihugu. sinzi niba uwo barwanira nibamara no gutsinda azabibuka. Numva ntibahembwa ahubwo se bazaba batsinze. Oya niyo banatsinda reka wenda hari umugabo wigeze kunsetsa ngo asipoze par defo wenda twibaze ko batsinda tuvuge tuti baramutse banatsinze uwo barwanira yazabahembwa. Bahembwa kunywa amayoga y'abaturage no kubasahura bakanywa bakarya bagafata abagore ku ngufu nta kindi nta n'ikindi. Rero kiriya ni igihemu kandi burya inzara irashira ariko ngo igihemu ntabwo gishira. Ariko ubwo bari kwiyakira udufaranga hirya si bagwido ubwo bari bibereye muri za Beni na Rubero hirya iyo bari kwishakira amafaranga. Bido burya ba muri Rubero no kumanuka epfo muri Warikare yibera Warikare ntabwo ajya arenga Rubero burya ahubwo hari abandi bawazarenga bari za Beni kuko idashobora kubona yarongeye kuraswa kuko burya ndetse ntabwo ari amahoro. Hari abandi bawaza yarumiwe harimo no kumvirwa uramwibuka yisasiye amashara harimo no kumirwa. ngira ngo iyi video wayumvisha bya bitangazamakuru byagiye bikotinga ngo Hazukai yatangaje ngo M23 yibye abaturage yagize gute mbere yuko nawe atabwa ntacecetse. Oya ndibaza ko turayikoresha kandi ndibaza ko bari buyibone. Yego ushobora kuza kuyibona bashobora kuza kudukurikira ibyo birashoboka reka tuze kureba. Yego tuzarebe rega buriya harimo n'abatwandikira badutuka muri comments kuko baba batishimiye ibyo tuvuga kuko twavuze ukuri. uranga ukuri kuraryana cyane. Ese wamenye ko za drone bazihimbye? Wabonye amafoto ya drone yigeze bashyira hanze ngo za M23 basahuye bamanuye oya none se biriya ni nkaya hari video ya igihe bahembwa Wazarendo na FDLR bakabatera bakabarasa hariya yego muri Nyiragongo. Ya video babarasheho barayihimbye bayihimbamo ibindi bavuga ngo hari umudamu ngo woherejwe ngo na AFCM 23 baze ngo batate namara kubatata ngo namwe imbunda barase ngo nibo barashe ngo murebe ukuntu yarashe abasirikare bacu babasanze mu ihema barimo bavugurwa. Uvuga ikintu kibaye bagihimbamo ikindi. Nitegereje amadrone bavuze mbona ibyuma biyakoze byose birakeye birahanaguye. Bibaza drone yahanuwe nta kotsi kayiriho irahanaguye isize amavuta nta n'igitaka nta n'ikiranateranye nta n'igice cyangiritse. Twarimo tuvuga gukubitika kw'abazarendo ubu kano kanya nibwo bampaye imibare nyirizina y'abashyinguwe ejo bundi bariya bashyinguwe mu irimbi rusange rya Mugunga na Kibati. Oya ni Makao hashyinguwe abazarendo 63 ariko bavuze 3 birumvikana bavuze 3 byiza cyane ngira ngo nta kindi twaba tuvuye kuri iyi nkuru twumvisha ukuri amakuru ari mu nda ya Wazarendo na FARDC agiye hanze. Yego twakomeza. Yego tugeze rero muri ya makuru aryohera abakunzi bacu. Isake M23 yaharibatiye Wazarendo na FARDC yabakubise cyane ntabwo byoroshye. Yego kuko bigeze mu mugoroba mbona audio zabo zicicikana zivuga ngo bare kubona M23 mu mungini ngo bimeze bite. Azari bwari yabakubise cyangwa ari maze kubakubita byagenze bite tubwiza ukuri kuko sinzi hari amaudio yabo menshi bariraga hari ibindi byanditse
byanditse bavuga ngo baratewe ngo barabona ngo amakamyo ngo ya M23 ngo 12 ngo cya gikabyo cyabo ngo ntimuryame ngo nibabaha n'icupa ntimuri nabo kubuza abaturage amahoro gusa. byagenze bite hariya? Byatangiriye hano Sake aho abaturage bavuye mu byabo yego barimo basahurwa n'izi wazalendo na FARDC. yego M23 rero nayo iratabara b'abahungu b'abasniper bagenda babarasa. yego biza kurangira banarashemo uwitwa Colonel Autoproclamé Héritier nabo bari kumwe bagera kuri 23 aho abandi babashije guhungira za Mubambiro bivugwa ko abahunze rwose ubu ngubu banafite ihungabana. yego turi bugende tureba mu bice bitandukanye kuko no muri ahitwa Butsiro muri lokalite ya Katagara Bufamando Masisi hirya ubwo ni Masisiriya y'inyuma ya Ngungu aho ngaho M23 harasiye bikomeye FDL na Wazalendo. yego aho hapfuye 8 ba FDL na 13 ba Wazalendo. aho naho bita mu Batembo Mushakamba bahita mu Bufamando cyangwa Ufamando mu Kiswahili. yego twakomeza yego tugasanga aho rero nigeze kuhaba nigeze kuba hitwa Musheberi ariko nabaye igihe gito kitari kinini cyane narahagendaga nigeze kuhaba nabagayo n'ahantu haba amateke cyane. hari operasiyo yabereye ahantu hitwa Vunano ni hafi ya Sake. yego hafi ya Sake umva ko ari ibihura na buriya butabazi bwakoreye abashaka gusahura iby'abavuye mu byabo. yego ni naho harasuweho koroneri ndakeka ari nawe witwa Heshima Héritier. yego byanditswe ko ari FARDC ariko ngo makuru agaragaza ko ari uwa FDLR. nibyo twavugaga FARDC yarasesewe ujya kubona ukabona umuntu arayobora ari umu FDLR. yego ubwo rero bwana Sentama yego tugasanga nanone ku munsi w'ejo hari ubwoba za Ndosho. yego aho bumvishe urusaku rw'ibiturika nawe usigaye uhavuga nkabo ubundi hitwa ku Ntosho ngo ni ku Ntosho ariko bahise Ndosho. mu rwego rwo kuzimangatanya ariya mazina y'ikinyarwanda ya hariya kandi bifite icyo bivuze birumvikana bishyigikira ya gahunda ya hariya yo kuvuga ngo nta banyarwanda b'abakongomani. ibyo biturika rero ngo bivugwa ko yaba ari FARDC na Wazalendo bapfaga iminyago n'abagore. yego byarangiye rero habayeho no gukubitana aho bivugwa ko 5 ba FARDC bapfuye na 7 ba Wazalendo. yego ayo makimbirane rero yaje birangira amahoro nubwo byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma bibwira ko M23 yaba yagabye ibitero muri ibyo bice ariko baje gusanga ari amahoro. yego muri utwo duce tugiye dutandukanye rero nayo makuru mafite kereka hari inyongera wampa. ndumva ari amwe nayo nta kindi kirenzeho nakongeraho. ntacyo ndumva ari ayo ngayo ahubwo twibaze kuko ikindi kintu twavuga ho gatoya si ukuguca mu ijambo. yego no muri Nyiragongo mu kibaya ngo bongere batikuranaho aho ba FDL ba 50 bapfuye
21 ba FARDC barimo n'abagore babiri bikekwa ko wenda ari abari bagiye kubasura bya bindi byabo. bishoboka kuba ari abagiye kubasura bataba abo ngabo bakaba abadamu baba FARDC, kuko burya umusirikare wa FARDC hari igihe uko bimutse bimukana imiryango yabo, nabyo bibaho. Muri iyi minsi rero M23 biri kujya ibinjira ikabakubita bucece ikigendera ikasiga ingogo igaritse aho ngaho. Ni abanyadushoka birumvikana, ni abanyadushoka kandi birumvikana no kugira ngo bace imbaraga za zino za FARDC. Ariko bahiye ubwoba mushakamba, bahiye ubwoba n'indege menya barazihungishije izari Goma. Bahiye ubwoba, reka mbumvishe umwe ibyo yavugaga. Ababwira bene wabo bamwe n'icupa ngo ntibarinywe. Ni bamwe n'icupa ngo baraje, ngo baje mu modoka nyinshi. Icya gikabyo cyabo. Ngo baje ngo mu 23 ngije mu modoka nyinshi mumwe n'icupa. Ko bari bavuze se ngo baraje bayikubite bigenza bite? Reka wumva ubwoba bafite. Habari ya kulamuka. Ati mwaramutse mute? Mushiki wanjye baramutse ute? Okay, mimi niko Kichanga. Ati genda Kichanga. Niko Kichanga. Lakini muikale mukyo makini muku. Ati ariko mube maso. Makini. Mube maso. Musijitayarishe fete. Ati ntimwitegure iminsi mikuru. Musijitayarishe kukula fete. Ati ntimwitegure kurya iminsi mikuru, muramenye. Kila soda wetu, kila mwanajua ni soda wetu uko. Ati buri wese uzi ko ari umusirikare wacu. Ubwo aravuga FARDC. Ngamba ya Sake. Ati uri mu bice by'Isake. Ati mu bice by'Igoma. Musijitayarisha kukula fete, musijitayarishe njo kugombana. Ati nimwitegure kurya iminsi mikuru, mwitegure kurwana. Musijitayarishe kupambana vizuri kwa hiyo wakati ya saa. Ati mwitegure kurwana kuko iyi saha igiye. Hiyo wakati ya saa. Ati isaha mvugiye. Deja magari zimepanda. Ati amamodoka yazamutse. Wanasema wanataka tonke mukaona kesho unakucha unaingia, kesho yake unakucha unaingia. Ati nimubona ejo bukeye bukira, ejo bundi bugacya bukira. Nikushukuru Mungu. Ati muzashimira Imana. Usheremera kwambia jinsi wanapanda. Ati gusa ndakubwira ukuntu bazamutse. Objective yao. Ati icyo bagambiriye. Sema wanapenda wabatege. Ati bashaka kubatega. Le premier. Ati ku itariki ya mbere. Ufete. Mu minsi mikuru. Le premier mufete. Tariki ya mbere mu munsi mukuru. Ati cyangwa ejo kuvuga kuri 31. Uchungane na hizi siku 3. Ati mugire mucunganwe n'iyi minsi ko ari 3. Hizi siku 3 muchungane nazo sana. Ati iyi minsi uko ari 3 muyirebe neza cyane. Amalikuwa shatayarisha chupa yake ya kukunywa, basi ikunywe kesho au kesho. Ati n'umuntu wari warateguye icupa ry'azanywa ntarinywe muri iyi minsi. Kesho kesho yake mutayarisha kuyikunywa hata izuma ikishaisha. Ati mutegure kurinywa nubwo n'icyumweru cyaba gishize. Ni mwatapima tu donke kama najua ni soda wetu mzalendo
guverinoma papa mkuu makini ati uzabigerageza ni akazi ke ati yaba umusirikare wacu wa leta yaba umuzarenda ati inshuti zanjye mube maso makini nawaambia jinsi inakaa kuwa ni kivumbi na jasho ati ndababwira ukuntu bigiye gukomera nonke mwikale makini ni ukuvuga mube mwicare mwiteguye naona kumepita wenye wako na makamera mbonye hazamutse abafite za kamera umugabo agomba kuba afite ubwoba cyane mushakamba kamera zirarasa iyo uza kuba yo managize ni wowe yabonye itambutse ugiye kwishakira amakuru agira ngo ni imbunda witwaje ati babajama iyo abantu babavuga mu izina ati babajama sinzi ngira ngo ari abatwumva ari nawe iyo bavuze abajama umuntu ahita asobanukirwa bashatse kuvuga ati niyo mpamvu mugomba kwicara mwiteguye mama atasema anaenda jitayarisha fete mwachane na vya mafete ati niyo mpamvu mubuza kuvuga ngo araza kujya mu minsi mikuru murekane n'iby'iminsi mikuru mubivemo ukachungana na vya mafete ya kukuma na kunywa chupa wanaenda kunywa chupa wanataka tegea maifete ati mujya mu by'iminsi mikuru babandi bakunda kunywa agacupa barashaka kubategera muri iyi minsi mikuru ifete banataka tega ati iyi minsi mikuru barashaka kubatega ba autodefense vetu ati abashinzwe ubwirinzi bacu kuwe makini mwitegure igoma mwitegure ati mbese isake igoma ati mwitegure kuko barazamutse ngo bafite gahunda yo kuvuga ngo baje gufata Goma barazamutse benshi barazamutse objetifu yao wasema wanafika kamata Goma wanataka tegea Mugulevu maile malikoya ati intego yabo bavuga ko ari ukubita Goma bakayikuramo ubundi bakabategera mu businzi mbese iyi minsi ibiri ni ukucungana nayo mushiki wanjye nkubwiye mbere nshatse kukubwira mbere kuko jyewe ndino hari ibyo ndimo mbona ati ibikoresho byose barimo barabizamura babishyira hejuru ya saki bafite ubwoba mushakamba ati ku rusengero rumwe ahantu ati wowe uri uw'ikabati urahazi iyo urenze ukagera ikingi hari urusengero aho ngaho niho bashyize ibikoresho ati hahandi umanuka urenze ku rusengero kuri uriya musozi ati hariya niho bashyize ibikoresho mwitegure ati ibikoresho baratwaye barahashize ati ibiryo barajyanye birahari byinshi hari imodoka bafashe yatwaye ibiryo mwitegure asante sana murakoze tungane na sote tungane njoo nimujye mu by'iminsi mikuru murebe murinde ubuzima bwanyu
kutani banakuanguka. Utaba uri mu icupa ukabona bakuguyeho. Uchunge sana kila mtu. Mucunge neza. Mbifurije iminsi mikuru myiza ariko murebe iminsi itatu. Donc à partir ya saa ati guhera ubu mbwira mujipange ati mwipange. Bamwumvise Mushaka? Namwumvise cyane. Ubwo urabishe rero. Aba ni babandi ariko birirwa babuza abaturage amahoro bagaca igikuba. Yego. Tuma abaturage batajya mu mirimo yabo. Aba ni nabo babuza bari babandi bahunze gutahuka. Mbwira ukuntu umuntu yatahuka undi ameze nk'amaneko. Abona imodoka igiye yateye mu Ventura, ahubwo uhita wibaza mu Ventura ifite amakonvoye nk'ijana. Ejo bundi babonye imodoka ngo konvoye Rubero. Ejo bundi konvoye hana none ngo zije n'isake. Ubu uyu n'umwe ni benshi babivuze ntabwo ari uyu gusa. Nanze gufata umwanya munini, hari n'undi nawe uvuga ibimeze nk'ibi. Bisa nkaho M23 gifite akazi kenshi ko kuhindura imyumvire y'abaturage bari mu bice kontorora. Ni ereka bose ntabwo bahindukira rimwe, ariko birasaba gushyiraho imbaraga bakigisha bakamwereka n'ibyiza byo guhinduka, kuko ntabwo waba utekereza kuri ya Mushakamba ngo wikorere akazi. Ahubwo umuntu utekereza kuriya aba afite umutima uhagaze yikanga buri mwanya ati baraje. Inyoni yaguruka ati baraje. Nta kintu rero yageraho, ntabwo hamwe ashikama ngo akore, ahubwo aba muri biriya yikanga. Kandi uko umwumva urumva ko ni abantu baba baragenda, ni abantu baba baratwawe n'ibihuha byose. Ibihuha nibyo bibatwara. Usanga naca intege abandi akabuza abantu guhinga ngo intambara ejo. Bameze nka ba bantu bibera mu buhanuzi. Ati nimwe agacupa nimugire. Se ntamagira ngo tuvuye ku by'uyu. Yego. Hari ifoto wabonye iteye agahinda y'inka iri kwirwanaho ikizwa n'amaguru. Mushakamba. Iriya nka rwose njye n'ubu ndayireba, ifite hano imbere yanjye. Ku batayibonye wenda ntabwo bayibonye, ariko njye nayibonye. Barakenera turabaha amafoto inbox. Birababaje cyane. Turabaha amafoto mu gikari kuko iyi foto inka yacitse, bashatse kuyica bayikubita umuhoro mu ruhanga hagati y'amahembe. Umuhoro winjira mu mubiri ugumamo. Yego. Irawucikanire rukirabasiga ifite wa muhoro. Ni ahantu byabereye rero. Ibi byabereye kare Nyabibwe. Inyabibwe? Zine FDL ngo zazigiye kuyica. Nyabibwe rero ni ahantu hari inyuma ya Nyabibwe haba ubworozi cyane. Ariko nanone buriya kubera ririya shyamba rya Kahuzi Biega kariya gace babonamo ubwihisho, bakunze kuhaba cyane. Bakunze kuhaba, ni ahantu bakunze kuhaba, kandi si na kure y'u Rwanda. Abantu bashaka kwibaza ko ari kure y'u Rwanda, ariko si na kure y'u Rwanda kuko ni hafi. Byiza cyane. Ntabwo tuyitindaho, gusa byari ngombwa ko tuyivugaho iyi foto, ariko twakomeza. Yego dukomeze. Tujye Lubumbashi. Turagira Lubumbashi kwa Padiri Musenyeri. Kiliziya Gatolika yongeye kwihaniza FARDC. Nibyo Musenyeri. Aya ni ahantu batajya bajya imbizi Mushakamba. Ari hasi hejuru. Yego. Ntabwo bajya bajya imbizi. Uyu we rwose azabahagama, uyu Musenyeri Fulgence Muteba Mugaru. Yego. Ni nawe perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika. Yego. Uyu rwose akubitana nabo kenshi.
ejo bundi Gisekedi numvise yarabibanzeho ngo abantuza niba ngo ari abaki bo mu makanzu niba ari abacamanza bo mu makanzu yabitaga ngo ni abapfumu. abapfumu bo mu makanzu yabise byinshi. Hano rero tariki ya 23 z'ukwa 11 witwa Edi Kapendi generali ndamubona uriya ku bwa Kabila yari yarakatiwe arafungwa ashinjwa kuba yarishe Kabila, ari mu bishe Kabila pere. Noneho Tshisekedi agiyeho kugira ngo yihimure kuri Kabila aramufungura mwongeza n'ipeti. Uyu rero we bamubujije gusoma misa muri kuzasoma misa agombaga gusoma nubwo byarangiye ayisomye. Yego. Iyo muri kiliziya Saint Sebastien. Yego. Iherereye mu kigo cya gisirikare cya Vangu. Yego. Uyu musirikare yari yasobanuye ko ari ngombwa kubungabunga umutekano mu bigo bya gisirikare biherereye muri ako gace. Gusa arikidiyoseze ya Lubumbashi irabyamagana. Byarangiye Musenyeri Muteba arenze ku byatangajwe na generali, ubundi ajya gusoma misa, kandi ibyo bavugaga ngo bakeka ko byabaho nk'ikibazo ntibyabaho. Yego. Nyuma y'igihe kirenga ukwezi rero ashyiriweho ibwiriza, Musenyeri Muteba yatangarije igitangazamakuru cyo muri Kongo cya Kiliziya Gatolika ko nta gifatika Brigadier General Kapendi yari yashingiyeho ashyiraho iryo bwiriza. Aho Musenyeri yagize ati ibwiriza yanahawe nta shingiro ryari rifite kandi ryarimo kurengera. Nk'umukozi wa Kristo ntabwo mpabwa amabwiriza na marishali cyangwa koroneri. Umva ko yamubwiye ijambo rikomeye. Ati nk'umukozi wa Kristo simpabwa amabwiriza n'abasirikare. General Muteba yasobanuye ko ikigo cya gisirikare cya Vangu gikorera ku butaka bwa Kiliziya Gatolika, bityo ko ibwiriza rya Brigadier General Kapendi ryari rigamije kubunyaga iri torero. Ayo niyo makuru rero ya hariya. Abantu bari kugenda babwirana amagambo akomeye. Sinzi icyo azabyara nyuma. Icyo azabyara bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta nkube ebyiri mu kirere kimwe. Ubu birumvikana imwe izimukira indi. Kuko umwe aravuze ati abantuza bo mu makanzu, undi ati ndi umukozi wa Kristo simpabwa amabwiriza n'abasirikare. Ayo niyo makuru yabyo, niba nta kindi twanakomeza no ku yandi makuru. Ntabwo twabitindaho, dukomeze ku yindi ngingo turebe FARDC. Ni Butembo aho yaburanishije. Yego, yaburanishije abasirikare bahunze urugamba. Nibyo, abasirikare 23 baraza kubakatira cya gihano, biraza kumera bite? Reka dutegereze turebe. Yego. Bahunze umuriro w'intare za Sarambwe. Yego. Ibyaha byose aba barwanyi bashinjwa: kurenga ku mabwiriza, gutoroka igisirikare, guhunga umwanzi, guta intwaro z'intambara, ubujura no kugerageza gufata ku ngufu. Yego. Ni ibyaha bashinjwa gukora mu bihe bari bahanganye na M23 mu bice bitandukanye byo muri Rubero no mu kwa 12. Yego. Ariko kwezi k'Ukwakira 2024 bigereranwa no kugambanira igihugu. Yego. Kuva muri kwezi kwa 3 2024 abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwe guhunga umuriro wa M23 ngo bagamije gukora ibyaha. Benshi bagiye bakatirwa igihano cy'urupfu nubwo kitarashyirwa mu bikorwa. Rero byitezwe ko ari cyo ubushinjacyaha bwa gisirikare n'abariya uri buza ko basabira. Uko rero niko bihagaze, nabo bari kuzira nyine umuriro w'intare za Sarambwe, mu gihe biruka mbere cyangwa bahunga mbere baciko na Kabundi. Kabundi yahunze
urugamba yigira mu kwa buki. mvuye ibereye mu kwa buki. Byiza cyane. Hari andi makuru nanone, ADF nayo yamaze abantu. Yego. Ariko ntuzumva bayivugaho. Nabonye abantu yishe ni benshi cyane Mushakamba. Abantu 21 ni benshi b'inzirakarengane. Teye ubwoba pe. Teye ubwoba, nabibonye nazo mbona mu mafoto. Biteye ubwoba. Reka tugane ku musozo. Yego. Dushimire rero abari badukurikiye, tubifurize kwinjira mu mwaka mushya neza, amahoro, iterambere n'uburumbuke. Bazagira imigisha myinshi muri uyu mwaka usigaje amasaha kugira ngo ntageze no kuri 48, ni umubare muto. Barakoze rero, barakoze kandi turabashimira igihe cyose kudukurikira. Tubibutse ko abatarakanda subscribe bakanda subscribe, bagakanda like, bagakanda share. Share umuntu ayikanda agira ngo asangize amakuru inshuti ye. Yakanda rero kuri share amakuru yacu bakajya bayasangiza inshuti zabo. Ubundi bagakanda kuri comments bakatwandikira kugira ngo badusangize ibitekerezo byabo bitwubaka. Ijoro rihire rero kuri bose batwumva badukurikira, inshuti zacu. Ijoro rihire nawe Mushakamba. Koze cyane. Mikoro yawe. Koze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Twageze mu minsi isoza, munsi wanyu musoza. Imana ibahezagire.